sinarinzwi, ntabwo navukiye mu muryango w'abantu bakinnye umupira wenda navuga ko ari iryo zina nagendeyeho. Mbere aho gato nari umuramaseri, nararamasaga babana batora imipira bayihereza abakinnyi. Nari nzi gukina ko narakinaga ari i Remera, umuntu wese wabaza wese aranzi mu bana nkina, so bakora selection, hari abatoza benshi. Ngiye Rutanga mfashe icyemezo mvuye mu ikipe ya Ndeze ndagiye mu ikipe ya Rayon Sport, ntabwo wabagize byagenze bite? Mbona ninjye wifatiye icyemezo, ntabwo nakubwira ko ubwoba narabugize, nkanjye byambagaho. Hari igihe nasibaga nk'imyitozo nkavandiryamira uyu munsi nkaruha, naba nanarushye nkiryamira mvuga ntabwo izejo nzazikora. Ncara kuri televiziyo hari nk'amamatch yo mu Bwongereza, nkaba navana ku ya mbere nkageza nimugoroba, nkunda kureba match kuri televiziyo. Amfana Man U, nshobora kureba match yenda abanzi barabizi, n'umugore rimwe na rimwe hari igihe bari gushaka ngo arebe za filime zabo z'amanuvera. Urumva igitsina gore kiragukunda, urakundwa, ufite ukuntu ukunzwe. Ariko twishimiye kugera iwawe, waduhaye karibu, wakoze cyane Rutanga. Murakoze cyane, karibu kabisa muri Isanga. Rutanga ni izina rizwi mu gihugu kubera ahanini ibigwi wagize, yaba mu makipe akomeye mu Rwanda wanyuzemo, APR, Rayon Sport ndetse na Polisi. Ubu ngubu tutarakubona wambaye imyenda yawe ariko wamaze gusinyira. Ariko dukeneye kumenya Rutanga mbere na mbere. Abantu benshi bakubonye mu kibuga ya no mu Mavubi ariko ntabwo bazi Rutanga. Rutanga ubundi ninde? Ese amazina yawe koko ni Rutanga Eric cyangwa ufite andi? Uratubwira. Rutanga Eric, natangiye umupira nyina mu bana bisanzwe, niho natangiriye i Remera muri Esperance de Remera, nkomereza muri Academy ya APR, nyina mu Isonga, nyina muri APR nkuru, nerekeza muri Rayon Sport. Muri make Rutanga n'ubwo muri kariyeri umupira, nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'umwana. Nyuma dusubiye inyuma gatoya, Rutanga uvuze ko watangiriye umupira i Remera, ariko niho mu rugo, niho wavukiye, niho wize? Turagira ngo tubwire wavukiye he, wigiye he? Navukiye Kimironko, urumva nta bibuga byabagayo, twakiniraga i Remera. Amashuri nayize mu Giporoso muri primaire, Remera Protesta, secondaire nkomereza i Kanombe muri Fotec, niga na La Colombière, ndangiriza muri APE. Ku mazina yawe benshi mu banyere football hari igihe bongeraho Kamotera, ako kazina katurutse he? Kamotera ni akazina katurutse mu bana, nanyikina mu bana i Remera aho ngaho nyine, twitanaga amazina. Urumva ngo hari umukinnyi ukina muri Mukura, njyewe ntabwo muzi, urumva yakinnye kera, ariko nibyo banyitiriye ko nawe yakinaga gatatu, ariko njye simuzi. Ndashaka ko tuganira ariko tureba urugendo rwawe kuva kuri Kamotera uri mu ikipe y'abana i Remera kugeza uyu munsi aho wabaye kapiteni wa Rayon Sport, ukina mu Mavubi. Ni urugendo rw'imyaka myinshi kandi rurerure. Uru rugendo rwatangiye rute? Rutunyuriremo, utubwire wenda mbere na mbere uburyo wisanze, kuko watubwiye ko wakinaga mu ikipe y'abana. Ni gute utabashije kwinjira muri akademi zikomeye mu Rwanda, ndavuga ya APR kuko niyo navuga niba ntibeshye yabaye nk'urufunguzo rwa Rutanga tubona uyu munsi uri ku rwego rwo hejuru mu gihugu ndetse no mu karere.
urumva ntabwo byari byoroshye, ni urugendo rurerure, urumva nari naciye muri make ariko kugira ngo njye muri akademi ya APR nabanje guca ubwo urumva ni muri centre, babanje gukora amaselekisiyo mu gihugu cyose, urumva twari abana benshi cyane, urumva ni igihugu cyose bagiye bafata, njye rero bankuye muri iyo centre y'i Remera, Esperance de Remera, dukora selekisiyo, twari abana benshi cyane, twagiye guhurira Ikinyinya, urumva cyari igihugu cyose bagiye bakuramo buri ntara, duhurira Ikinyinya batoramo abakinnyi 29, so mvamo nanjye mboneka muri abo bakinnyi 29, birangira nanabaye kapiteni w'abo bana 29, so ubwo nazamutse njyewe sinahita nzamuka muri ekipe nkuru, urumva nabanje kunyura mu isonga. Ubwo ndagira ngo kuko ndabyibuka APR ikora iyo selection mu gihugu hose, yakoze iyo gahunda nyuma ya Academy ya Ferwafa, na APR ikora selection mu gihugu hose zitoranya abana beza bazi umupira. Ni gute Rutanga wa Kimironko yabashije kuza mu bana 29 mu gihugu? Wari uzi umupira bingana iki, cyangwa hari abantu bari bakubuzi bagushyiramo imiyaga nk'uko bijya bivuga hano hanze? Oya, nta miyaga yari irimo, sinarinzwi, ntabwo navukiye mu muryango w'abantu bakinnye umupira, wenda navuga ko ari iryo zina nagendeyeho. Oya, byaturutse kuri travail yanjye, nari nzi gukina ko narakinaga ari i Remera, umuntu wese wabaza wese aranzi mu bana nkina, so bakora selection, hari abatoza benshi mu gihugu, abo nibuka Mashami Eric, bari abatoza benshi, urumva bakoze selection, twari abana benshi, nabyita ko wenda sinavuga ngo n'amahirwe wenda azamo, ariko nuko nawe ushoboye muri ubwo buryo. Hanyuma wisanga muri akademi ya APR, ese wigeze mbere wenda ukina nubwo wari ukiri umwana ari kuvuga uti mfite inzozi, ndumva nifuza kuzakina APR, undi se warayikundaga mbere wenda uri umwana, cyangwa ni kwa kundi uvuga uti ngiye mu ikipe nziza urukundo rugatangiriraho? Tubwira uburyo kujya muri APR byari bimeze kuri wowe, nicyo byari bivuze. So APR nta muntu utarifuzaga kwikinira, kuko bitewe n'ubuzima yari irimo, twumvaga turi abana, ko njyewe mbere aho gato nari umuramaseri, nararamasaga babana batora imipira bayihereza abakinnyi, so urumva rero nabonaga uburyo ikina, ni APR Rayon Sports, nizo ekipe zari zikomeye, kandi mbona uburyo ari ekipe ikomeye, ko nari nuranye na Jimmy Mulisa, yari atuye hirya y'iwacu gato mu Ruturusu, mwumva twaramukundaga, twakundaga kumuherekeza agiye nko mu myitozo, so muri ubwo buryo nyine nanjye APR bakoze selection, ngomba kuyijyamo, kuko wenda turaza kugeraho nyuma nabyo, ariko wese nk'iyo wenda haba selection ebyiri ya APR na Rayon, wari kumva wakifuza kujya muri icyo gihe wenda bose bafite selection, kuko wese yari n'amakipe akomeye, ariko wenda Rayon Sports ntabwo yakoze iyo gahunda? Iyo babikorera rimwe ari kujyamo, ari kumva wahitamo kujya muri ekipe? nakubwira ngo nawe kujya mu yishi kuko yaje niyo ngiyo yaje mbere, kuko nawe kukubwira ngo ndajya ahangaha, ariko akenshi kubera APR mbere wayifanaga bikaba byarabaye amata byaye amavuta. Family yanjye yafanaga APR, bakundaga APR, urumva APR. Njyewe nkiri umwana, kubera ukuntu umutoza wacu yatozaga Rayon Sports, Mourinho, junior Rayon Sports, so yadukundishaga Rayon Sports cyane, amamatch twanamasaga ni Rayon Sports, ako nari ntarinjira mu bintu byo gufana mvuge ngo mfana iyi ngiyi gutya, ariko Rayon Sports niyo twakundaga cyane, kubera niyo twabonaga rimwe na rimwe akaduha n'imyenda ya Rayon Sports tukayikinana amamatch, yaduhaga imyenda ya Rayon Sports ya junior, twagiye nko gukina tukayikinisha, abana benshi 80% aho ngaho bakundaga Rayon Sports,
ariko ngewe umuryango wanjye bose bakundaga APR. Noneho bumvishe ko ari selection ya APR babikoze byihuta. hanyuma duha urugendo rwawe noneho ugiye muri akademi wabaye kapiteni w'abana mbere yo kujya mu ikipe nkuru, uza kwinjira mu ikipe nkuru kuko tuzi ko APR yafataga abakinnyi beza muri akademi ikabazamura mu ikipe nkuru, hari n'abo mwagiye muzamukana mugiye mu ikipe nkuru. Tubwire umunsi wambaye umwenda wa APR mu ikipe nkuru, niba ubyibuka uko wumvaga bimeze muri stade wenda Amahoro cyangwa aho mwari muri Simpazi, urabitubwira byari bimeze bite wumva ko noneho wagiye mu ikipe nkuru ikomeye mu gihugu, warahoze uramasa imipira nk'aba bana bato bafite inzozi, wumvaga bimeze bite uwo munsi nimba wibuka kano kanya? Uwo munsi twari twakinnye na Marine, nagize n'amahirwe ko match ya mbere yari match ifungura shampiyona, akeka twaratsinze ibitego 6 bimba atari 7 ni 6. So iyo match ndayibuka ko nanatanzemo pass ebyiri, nayo match yari ya mbere yanjye. Ni match urumva bwo bwa mbere nanjye gukina muri equipe nka APR ikomeye, ariko twatozaga umutoza dutozaga yadutoje n'undi muri academy Andreas. So andemamo icyizere, ambwira ko byose bishoboka, n'iki arambwira n'amashami ko yaranzi muri under 17. So bampaye icyizere ndakina kandi mbona ni ibisanzwe, ni ibisanzwe kuko n'ubundi nari menyereye gukina icyiciro cya mbere, ko nari mvuye mu Isonga, nari nsanzwe nkina n'izo equipe. So icyo byari bitandukanye ni pressure y'abafana, kubona abafana benshi bagushyigikiye, ariko nabyo nabyitwayemo neza. Hanyuma APR ni ikipe nini mu gihugu, ni ikipe y'ibikombe, ni ikipe y'ibigwi, warayikiniye ariko navuga ko nyuma wageze aho ntukajya ubona umwanya wo gukina uhagije. Kiriya gihe ugisobanura gute nka Rutanga wenda wumva gushaka gukina ukiri na mutoya? Ese hari icyo byaguhungabanyijeho, hari igihombo wagize muri icyo gihe? Ndagira ngo ukirye ubitubwiraho. Umwanya muri APR narawubonye, narakinaga mu minsi ya nyuma, urebye mu myaka ya nyuma niho natangiye gukina. Ariho bari baguze Mangwende, yaraje muri APR, urumva. So ntabwo byari byoroshye ko season nimba nibuka ni season ya mbere nabi, nakinnye mu match zitarenga 5. Guhera icyo gihe niho natangiye guhindura ibitekerezo, mbona umwana turi mu kigero kimwe n'iki akurisha bench. Urumva nakinaga ku ruhande nyina na Ngabo. So Ngabo rero hari ukuntu namufataga, hari nuko nafataga Emmanuel. So Ngabo namufataga nk'umukinnyi uri kurangiza kariyeri, ku buryo nanjye nzahita mfatiraho. Bazanyeho Tungana rero, urumva naho byari byoroshye. Urabizi APR yiguze umukinnyi biba bisaba akine. So iyo baguhaye amahirwe rero ugakina, iyo uyishe uwari usanzwe arakina, ariko iyo ufatiyeho urumva umuntu wari usanzwe biragora. So nawe yahise afatiraho, chance bamuha arayikoresha, mbona nanjye najya gushakishiriza ahandi nkajya kuzamura urwego. Mbere yuko twinjira ahandi wagiye gushakishiriza, wakiniye APR igihe kinini nk'umwana wanayibyirukiyemo kuva muri academy kugeza wikina igihe kinini mbere yuko Mangwende aza. Tubwire ni biki ni nk'ihe souvenir cyangwa se ni biki wibuka muri APR wenda bitajya bikuva mu mutwe uvuga uti ndibuka ibi bintu muri APR byiza wenda uhora utekereza mu gihe wabaye muri APR? So ibihe byose namaze muri APR byari ibihe byiza, kuko nimba nibeshye n'imidari mfite myinshi nayikuye muri APR. Amashampiyona twatwaye, nakeka dushobora kuba twaratwayemo amashampiyona nka 3. Numva ntabwo ni ibihe byiza, twatwayemo ibikombe by'amahoro nka 2. So gukina muri APR uri n'umwana
biragufasha guhita wubaka CV vuba. Ibi ni ibihe byiza byo gutwara ibikombe, ikipe yatwaraga ibikombe mu gihe cyawe ukirimo, ni ibintu wibuka. Ariko buriya mu buzima nta n'ubwo umuntu abura kugira ibintu wenda avuga ati ibi bintu ndabyibuka kandi ntabwo byanejeje. Ni ibiki wenda ujya uvuga uti ibi bintu ndi muri APR ntabwo njya mbyibagirwa kubera ko wenda ni experience mbi, ni ibintu wenda bitari byiza nahuye nabyo muri APR? So ibihe bibi navuga ni ibyo ngibyo mu mwaka wa nyuma ntakinnye, namaze igihe nakina nk'umwaka wose, sezo ya mbere mbi. So nayo yatumye mpindura ibitekerezo, urumva rero ibintu bituma uhindura ibitekerezo muri ekipe yakureze, ntabwo aba ari ibihe, ntabwo ari ibihe byoroshye kuri wowe. Numva ko ari byo bihe byambereye mbi, ari wo mwaka wambereye mubi kuri njyewe. Hanyuma noneho uti ni ibihe bitakubereye byiza nka Rutanga mu ikipe ya APR mbere yuko unayivamo ukagenda. Hanyuma iyo umuntu arebye APR abona ari ikipe, ni ikipe n'ubundi nziza ikomeye, ariko kuvuga ngo ngiye Rutanga mfashe icyemezo mvuye mu ikipe ya Ndeze ndagiye mu ikipe ya Rayon Sport, nayo ni ikipe ikomeye mu gihugu ariko ikaba mukeba wa APR ndetse navuga w'ibihe byose hano mu Rwanda. Kugira ngo ufate icyo cyemezo nta hantu bakikubujije, ni wowe ubwawe wakifatiye. Ndagira ngo tubwire mood wari urimo utekereza icyo kintu, se naba kugira inama, ni wowe ubwawe ntabwo wabagize, byagenze bite? Ni njye wifatiye icyemezo, ntabwo nakubwira ko ubwoba narabugize, ariko buriya ushaka kugera ku kintu ni risk, ni nko gufata risk mu buzima. Bwari ubwiki Rutanga? Ubwoba urumva ni ekipe yari yandeze, so ni ekipe nta n'indi ekipe nari naragakinira, ni ekipe yari yandeze urumva mu myaka ingahe yose. So kuvuga gutandukana nayo gutya ntabwo byari byoroshye. Akenshi watandukanaga na APR ari uko ikwirukanye. So umusaruro wanjye ntabwo ari mubi, ntabwo nari ndi mu bakinnyi ishaka kurekura. Urumva rero guhita ufata icyo cyemezo cyo kugenda ntabwo byari byoroshye kuri njye, ariko nafashe risk ndavandagiye. Ese babikubujije cyangwa ngo bakubwire ati Rutanga have wikora ikosa guma hano? Ntabwo byabayeho? Nta nubwo nagishije inama, kuko iyo ngisha inama ntabwo nari kuhava. Iyo ngisha inama ntabwo bari kwemera, kuko akenshi nabikoze mu mutima wanjye, ndabareka mbikore ku mutima wanjye, mfata iyo risk. Byarabaye wenda uyu munsi, ndetse Rayon Sport navuga ko nayo wayivuyemo nyuma, ariko uyu munsi wenda ushobora kureba nyuma ukavuga uti icyemezo nafashe ndakibona gutya. Uyu munsi iyo urebye icyemezo cyo kuva muri APR ujya muri Rayon Sport wafashe icyo gihe, wafashe icyemezo cyiza? Nafashe icyemezo cyiza cyane, kuko nibyo nakubwiye ko ari risk. Hari igihe bikubera byiza cyangwa bikakubera bibi, ariko abenshi bari bazi ko bizaba bibi, ariko kuri njyewe naragiye kuko ndavuga nimba mvuye muri APR ntakina, kandi buri kimwe cyose nkibona, ngiye muri Rayon Sport nshaka uwo mwanya wo gukina, birasaba ko nkora cyane koko nkabigaragaza. Kandi narabigaragaje, ndakora, ndazamuka, kandi nazamutse mu gihe gitoya cyane. So urumva icyemezo nafashe ni cyiza, kuko niyo ekipe nationale nari umukinnyi utajyamo, kujyamo nkajyamo gakeya nabwo bakaba banyirukana. So ariko kuva aho nagiriye muri Rayon Sport kugeza na n'ubu ndi wa mukinnyi nakwita ko utajya uvamo muri ekipe nationale, uhamagarwa buri munsi. Rayon Sport ikipe ya rubanda nk'uko bakunda kuyita, ikipe ikunzwe kurusha izindi mu gihugu, ntabwo abantu batinya kubivuga, ni nako bimeze. Kuyijyamo ukambara umwenda wayo uvuye muri APR nka mukeba, abafana baguteruye ku bitugu bagusimbagiza, mbere uko tugera mu byo kwayikiniye bwa mbere uhingutse ku myitozo, nzi ko hari abafana benshi ndumva mbyibuka, wari umeze ute mu mutima? Njya muri Rayon Sport bwa mbere, ni abafana banyakiriye neza, banyereka urugwiro, banyereka ko baje kumfasha,
kandi byaragaragaye ko nanjye narabigaragaje, ni chance ko barampamagara bose amatelefone, ngwino muri ekipe y'abafana tuzagufasha n'iki. Support yabo narayibonye ko yaranamfashije kugeza n'ubu ngubu. Nk'ikintu cya mbere wenda cyagutunguye cyangwa wenda wajyaga wumva muri Rayon Sport utarabona ukavuga uti natanga ubuhamya bw'uko wenda abafana ba Rayon Sport bafite uruhare wenda kugira ngo abakinnyi batere imbere, cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose wabonye cyihariye wavuga wabonye cyangwa ukesha abafana ba Rayon Sport? Abafana ba Rayon Sport bafite umwihariko wo gukunda abakinnyi. Numva umunsi wa mbere njya mu myitozo nibwo nabibonye uburyo banyakiriye, no muri match uburyo banyakiraga. Nari nzi ko umukinnyi uvuye muri APR uje muri Rayon Sport yenda batagukunda bitewe n'ukuntu ama ekipe bahanganye, ariko siko nabisanze ko ahubwo barushaho kugukunda bakakumotiva cyane. So urumva umukinnyi ushaka gutera imbere Rayon Sport yagufasha nawe ufite tala baragufasha, na ziriya ngoma n'ukuntu baba bagufana nawe morale iriyongera. Ibyo nibuka ni byinshi kuko akenshi narangizaga match bampaga amafaranga. So ariko nk'ibyo nibuka cyane ni match ya Kiyovu umwaka ushize natsinze igitego, nabonye amafaranga ni menshi, yari menshi cyane. So bampaye muri match irangiye menshi cyane kandi na n'ubu ngubu nyibuka. Ugeze muri Rayon Sport warabuze wenda udafite umwanya wo gukina uhagije muri APR, ugeze muri Rayon Sport urakinnye urigaragaje kuri gatatu, murakinnye ku ruhando mpuzamahanga, mugeze kure ndetse bigeze ubwo bakapiteni wa Rayon Sport. Icyo kintu nka Rutanga ugisobanura gute? Ikintu byakira ni ikintu cyiza cyane kuko urumva urugendo banyuzemo nk'urwo ngurwo ntabwo rworoshye. Binyereka ko nakoze kandi nakoze cyane, kandi kugeza ubu bikaba byaramaye umusaruro. Ni travail, nkanashimira n'ubuyobozi bwagiye bumaje amahirwe yo kuba bwama niyo brassard, cyangwa n'uburyo abafana bamotivaga kugeraho ukina imyaka 2 bakaguha brassard, ntabwo biba byoroshye muri ekipe. Turavugana Rayon Sport waramaze kuyivamo, ariko niyo turi kuvugaho cyane kuko niyo iheruka gukina, ntabwo wenda polisi wari watangira kuyikinira mu buryo bufatika uretse kuba warayisinyiye. Ariko Rayon Sport ni mu magambo make ni ibihe bihe cyangwa ibintu wibuka uvuga uti muri Rayon Sport dore byiza nagiriyemo, sinzi byari ibyo yaba match yaba ibindi bintu byari byose muri Rayon, utubwira n'ibihe bibi nabyo bibaho uko mu buzima hamo impande ebyiri, byiza n'ibibi wagiriye muri Rayon Sport. Ibihe byiza nibyo byinshi nagiriye muri Rayon Sport. Natwariyemo shampiyona nk'ibihe, ariko birenze ibindi ni muri kiriya gihe twari turi mu matsinda ya Confederation, aho twageze muri 1/4. Urumva ni ibihe ntakwibagirwa ko nta mateka n'umuntu wayakoze ubu nzajya nibuka, kuko ni gakeya na n'ubu wenda imyaka yari ishize nitwe twabigeze. Urumva ntabwo byoroshye. Urumva rero ni ibihe byiza ntazibagirwa, na shampiyona natwariyemo ama Super Cup. So ariko ntabwo navuga ko n'ibihe bibi bitabaye, ko nka sezi ishize ntabwo byari ibihe navuga byiza. Nibyo bihe bibi mbona Rayon Sport twagize. So urumva niho tutabonyemo shampiyona, kandi twari dufite abakinnyi ubona bagatwaye shampiyona. Niho havutse ibibazo byo kutabona imishahara, naho hajemo iki cyorezo gituma na shampiyona itarangira. So niyo mpamvu nabyita ibihe bibi, kuko shampiyona yigeze irangira, niyo Coupe de la Paix ntiyigeze iba. Nibyo bihe ku musportif wo mu Rwanda navuga atazibagirwa.
nihe match mwibuka muri Rayon Sport ukavuga uti match kabisa ndaye nyamba umutwe yaryohe cyangwa iba mu mutwe wanjye utubwire ni uti match nayo rikumbi binshobokeye nayibagirwa. Match nazibagirwa ni match ya Gor Mahia muri Kenya. Ni match nazibagirwa yadushimishije. Kuri njye noneho yaranshimishije. N'izindi natsinzemo ibitego ariko ni igitego urebye cyagize ahantu kidukura kigera naho kitugeze. So ni match nazibagirwa n'umurebe wese nkeka ko twagiye gukina iriya match nta mahirwe baduha tuzi ko tuzatsindwa, so turayitsinda kandi intsinzi iva kuri njyewe, urumva rero ntabwo nabyibagirwa muri njyewe. Match yambabaje navuga nazibagirwa ni iy'uyu mwaka twakinnye na APR. Ni ekipe yadutsinze, APR yadutsinze. Sinavuga ko wenda APR idafite ubushobozi bwo kudutsinda ko n'ubundi yatsindaga Rayon Sport, yayitsindaga inshuro nyinshi. So ariko ni match nari nambaye brassard iradutsinda kandi dutsinda iturusha, navuga mu buryo bubi. So niyo match numva nakwibagirwa. Rutanga ukinnye muri APR, ukinnye muri Rayon Sport, hose n'ahantu wagiye ugirira ibihe bitandukanye, ariko muri rusange nk'uko wabitubwiye ibihe byiza. Ujya mu yindi kipe nayo ikomeye mu Rwanda, cyane cyane iyo tuvuga gukomera hari igihe tureba n'amikoro, ariyo kipe ya Police, ariko ikaba ikipe iri mu makipe agira abafana bake mu gihugu. Kandi nk'uko tubizi muri APR yabareyo, burya umufana ni umuntu ufite ikintu kinini navuze kuri aya makipe yombi tuvuze. Ni ikipe ikomeye nka Police ariko abafana ni bake rwose, hafi ya ntawe. Gufata icyemezo ubitewe n'iki cyari kiri inyuma gufata icyemezo cyo kuva ngo mve muri Rayon Sport njye mu ikipe ya Police? So igihe ngezemo numva atari cya kigero cyo kuva ngo ndakinira ku bafana. Ngeze mu kigero cyo gushaka ubuzima. Urabizi kariyeri y'umupira ni kariyeri y'igihe gitoya, bisaba ko uyifatirana. So ntago ekipe nka Police yakwegera ikaguha ibyo wifuza ngo bure kutayerekezamo. So abo bafana ni nawe ubishakira. Hari abo nari mfite bankundaga, n'ubundi bazakomeza bankurikirane. So biva muri wowe n'ibyo ukora n'izina umaze gukora. Ntago ukomeje kugendera ku by'abafana, wubatse family, ufite family, umva ntago biba byoroshye. Ntago wagendera muri ibyo ngibyo. So hari icyo ushaka kugeraho, nk'uko yenda umukozi uba ukora yenda muri Tigo, MTN yaguhereza ukabona iri hejuru y'ibyo ngibyo, ugomba kuyijyamo. So nanjye ni muri iyo nzira. Uravuze uti sara ntabwo ngikinira mu gushimisha abafana, ndimo ndareba cyane ubuzima, mfite famille. Ushobora kuvuga gutyo umuntu akavuga ati Rutanga harimo kubyina avamo, harimo gushaka gusezera ku mupira wenda akina, abona ko arimo kwerekeza mu kuzagera hakabihagarika mu gihe cyabo? Ntabwo ari mu gihe cya vuba kuko imyaka iracyari yo gukina. So irahari ariko ni ngombwa uyiprofitemo muri iyo myaka, uprofite. So uzarangize kariyeri hari ikintu muri wowe wubatse. Ufite imyaka ingahe? Mfite 27. Urumva 27 n'umukinnyi navuga ubugize igihe cyo gukina, afite experience kandi ari hagati yo kuba ari umwana no kuba akuze cyane. Umva n'imyaka myiza yo gukina, ukaba uri mu ikipe ya Police. Ubwo tuzakubona mu minsi iri imbere muri ya myenda yayo, urimo kuyiha imbaraga zawe. Hanyuma tugarutse ku bijyanye na kariyeri yawe, uyu munsi wenda utangiye gufata icyemezo kuvuga ngo ngiye kuba umufootballer, umukinnyi w'umupira w'amaguru, n'uyu munsi aho ugeze, navuga ko wamaze kugera ku nzozi wari ufite cyangwa urugendo ruracyakomeza? Urebye aho ngeze ubu, navuga ko urugendo ruracyakomeza muri kariyeri yanjye. So ariko nimba ari nko ku 150-60 hari ibyo nifuzaga nagezeho.
so muri kariyeri yanjye nifuje kuba nakina hanze y'u Rwanda, ariko ntago biragera, so nibigera nzaba mvuga ko nk'umukinnyi mfite aho nagejeje. hanze y'u Rwanda ushaka ni he? Mu minsi yashize byaranavuzwe cyane ko wari ugiye kujya muri Tanzania mu ikipe ya Yanga, ariko biza kurangira ugiye mu ikipe ya Police. Byari byavuzwe cyane, ese koko byari bihari? Byaje kwicwa n'iki? Niho wumvaga inzozi zawe zaba zigezweho koko ukinnyeho, cyangwa hari ahandi? Hera kuri Yanga utubwire niba byavuga koko byari byo cyangwa niba bitari byo. Bya Yanga byari byo kuko Yanga twari twavuganye, nyohereza na kontra, ndayisinya kuri email. Urumva amafaranga, habaye cya kibazo cy'uko ibibuga by'indege byari bitarafungura, so mu gihe narindiriye ko ikibuga cy'indege gifungura, bafashe izindi ngamba, bakoresha umukinnyi wabo wo muri Tanzania, bambwira ko tutagikoranye, so nanjye ndavuga nta kibazo, nerekeza muri Polisi. Ntabwo navuga ko gukina muri Yanga nari ndangije kariyeri y'ibyanjye nifuza, ariko nifuza kuba nakina ahantu heza nko muri Europe, nubwo nakina muri Afurika ariko mu Barabu, ahantu hafatika, niho mba nifuza. Ugira abashuti bawe benshi b'abafootballeri ndabazi, barimo ba Faustin, harimo ba Yannick, benshi mwagiye mukina na ya muri APR na Rayon Sport, bagiye bajya gukina hanze y'u Rwanda, ariko benshi ntibahirwe, ukabona bahise bagaruka. Ubuvanyeho n'abakora test wenda bakageraho ariko ntibicemo bakagaruka, hari n'abagenda bagakina amezi 6 ukabona umukinnyi aragarutse. Urabazi benshi ba Papi, aba Iranzi bagiye bajyaho, ba Kalisa Rashid, ni benshi ba Ombolenga, bakubwira ko biterwa n'iki nubwo butarajyayo, ku buryo wenda wowe uramutse ugiye gukina ibyo bintu wabyirinda. So nje ntabwo njya mbabaza cyane kuri ibyo ngibyo, ariko sinamenya buriya buri mukinnyi agira ukuntu yitwara, agira n'ukuntu abayeho, ariko ubwo buzima ntabwo mbwinjiramo cyane bwo kubaza ese byagenze gute cyangwa, ariko sinzi, urumva umuntu muraganira cyangwa n'iki, ariko hari ibyo atakubwira. Kugira se bamwe twita agent de joueur cyangwa se aba agent, ugira umu agent wenda ushobora kugufasha, kuko kugira ngo umuntu abone ikipe ubuhanga ni kimwe, ariko hari n'umuntu uguhuza na ya makipe agushaka. Hari uwo waba ufite wenda ugufasha ibyo byose? Ndamufite. Amakuru ujya wenda kuvuga ati ndamushakira n'ubwo wenda bitarakunda. So aranshakira ko no muri Yanga niwe wari wanshakiye, so aracyanshakira n'ahandi. Nyuma dutanga umukinnyi w'umupira w'amaguru, mu kanya bagarutseho uvuga uti umupira w'amaguru ni kariyeri burya irangira vuba, ariko bisaba nyine kuyibyaza umusaruro bigishoboka. Rutanga ku myaka 26 ufite, nk'uko wabitubwiye, football warayikinnye mu makipe kandi meza mu Rwanda, n'uyu munsi uri mu ikipe nziza. Football ubona umaze kwibyaza umusaruro mu buhe buryo bwa mikoro, imaze kugeza kuki? Navuga ko football imaze kungeza ku bintu byinshi byiza, so nenda ntavugira hano, ariko kuri njyewe hari aho bimaze kungeza kandi heza, so urumva n'abagukurikiye bakiri bato mbe ko football atari ibintu by'imikino, umuntu ari ikintu gishobora kugeza ku kintu gifatika umuntu. Urumva iyo umaze kuba ufite nk'ubutaka kandi ahantu hatandukanye, so unafite umugore, umwana mubayeho kandi wifashije, so buri kimwe ukibona, utasabiriza cyangwa utagira gute, nk'aho uri umugabo kandi buri kimwe cy'umugabo cyujuje biba bihagije, kandi unanagikora. So n'umwana navuga undeberaho cyangwa ushaka gukora kariyeri y'umupira, so bivana na discipline no gukora kandi uviza. Football irimo amafaranga kandi
yakugeza kuri byinshi. Uyikomeje ukayubaha ukayifata nk'umwuga wawe koko, nk'ikintu kizaguteza imbere, so yagufasha mu buzima bwawe. ikintu uvuzeho ni ingenzi kubera ko hari abakinnyi tujya tubona bamamaye bakoze izina bakoreye amafaranga meza mu makipe akomeye ariko nyuma bakarangira nk'uko bijya bivugwa hano hanze, ukabona wahora n'umuntu ukabona ntakiyubashye. hari n'abo tuzi rwose udatinya kubwira ati se wampaye igihumbi aho, kandi ubona ko koko akigusabye ntacyo afite udashobora no kukibona, kandi twari tuzi amazina yabo akomeye tutanavuga hano. biriya bintu bituruka hehe? nk'umukinnyi w'umupira wenda hari n'abakinnyi uzi wenda mwanakuranye ariko wenda ureba ukabona nta bintu afite, nta bintu arageraho. nahe makosa umuntu aba yakoze ku buryo n'umuntu ugikina uyu munsi urimo gutera imbere ibyo bintu yabyirinda kugira ngo bitazamutura hasi, nk'uko tujya tubona abantu babaye abasitari nyuma tukabona bararangiye nk'uko bivugwa. So navuga ni ibintu bibiri. hari igihe umuntu muri football urumva harimo guprofita amafaranga ukaba wayakoresha neza nk'uko bikwiye. ni akazi kose, si football gusa, nuko wenda umufutubarera aba azwi, ariko hari n'igihe umufutubarera amenyekana agakina muri ekipi izwi imenyekana, ariko wenda ataragiye abona amafaranga kuko nk'uko bikwiye. urabizi n'ama ekipe yacu ntabwo ari serious, ni ama ekipe make ari serious ashobora kuguha buri kimwe wifuza. so ukabona umuntu ari on top, yateye imbere ariko ntabwo yagiye ahembwa neza, ntabwo yagiye abona amafaranga neza nk'uko bikwiye. so nabyo ukaba utabimurenganyiriza, nabyo bibaho. ntabwo ariko abantu bose bakinnye umupira bamenyekanye ariko bagiye babona ayo mafaranga. hari ekipe bagiye bakinira zikaba koko izina riruta uko wagiye ubona ayo mafaranga. bibaho nabyo, bibaho nabyo, sinabimurenganyiriza. ariko football bisaba ko nimba ubonye amafaranga kandi menshi uyabyaza umusaruro. ni akazi kose, ukore nk'umuntu ureba ejo hazaza nyuma y'umupira. nzabaho gutanga abakinnyi amafaranga barayabona, kuko nanjye bamuvuga wenda nubwo ntari buze kuvuga amazina yabo, baba barakinnye amakipe tuzi ahemba, za APR, za Rayon Sport, cyenda za Kiyovu se, aya makipe tubona nyine wenda afite ukuntu habaye. kandi abakinnyi impamvu navuga ko babona amafaranga kenshi baba burya abakinnyi kenshi bakomeye mu ikipe bafite n'amazina azwi kenshi burya baba banahembwa kandi bafite imishahara myiza. hako wenda ukabona umukinnyi yaratunze imodoka muri iki gihe runaka yenda ubona ihenzemo, ukabona umuntu hari ukuntu abayeho, ahasohokera, uko yambara, ukabona ni ibintu bikoreshwa n'amafaranga, bikorwa n'amafaranga, ariko bikazarangira bigenze kwa kundi. nahe makosa umuntu aba yarakoze cyangwa umuntu yakwirinda, kuko wowe uri mu gihugu turimo kijyanye n'ibigezweho, n'icyo umuntu yakwirinda kugira ngo atazajya mu kibazo nk'icyo ngicyo. so urumva hari ukuntu uba uri umusitari ugashaka kugenda mu buryo nyine bwa gisitari buhenze, bukurenze. bukurenze ushobora kugura iyo modoka igufasha, ariko ari ya modoka koko ubona ko uyiguze uyikeneye. ntabwo kugura iyo modoka yenda yatuma nanone utabayeho, utazabaho neza yenda imbere hazaza. so bisaba ko wowe ari wowe ugomba kwicunga. nimba amafaranga n'ubusitari ufite ako kanya umenye ukuntu bijera. nimba mbonye aya ngaya, aya ndayashyira he, aya ngaya ndabigira wowe urateganya muri wowe. nawe unigendera imodoka zidahambaye cyane kandi uri umukinnyi ufite izina rikomeye, waba uri muri uwo murongo, kuko ugenda mu modoka zisanzwe zidahenze. njye rero ngura imodoka ntashatse kuvuga ngo muri bwa buryo bwo kwemeza. so mfite umwana, mfite n'umugore, n'imodoka yo gutemberamo. umwana se arwaye, ngiye muri iyo myitozo, umwana arwaye namutwara gute, namudepana gute madamu, n'ibyo ngibyo. so iyo ufite ushobora kugura imodoka ihenze, nyitware se n'ubundi iranyinjiriza nanone nabyo ugomba kubireba. so ushobora kugura imodoka yenda mvuga irahenze ariko izanyinjiriza,
imodoka itanyinjiriza yo kugendamo simpaka ngo mbe nagura imodoka igaragara, ariko nabwo bivuze ko nyafite numva ko nta kibazo nabyo nabikora. n'iki wenda bwira nyine ubwo hari abakinnyi wenda bareba n'iyo interview ariko wenda bakiri batoya bakeneye gutera imbere barota kuba nka Rutanga, n'icyo wababwira kugira ngo football itazabapfira ubusa? abenshi babaza ubwenge baranabundusha, benshi ndumva ntabagira inama kuko bayibagira kuko urabaruta. Wakinnye muri APR Rayon Sport mu ikipe y'igihugu, hari umwana wenda ukiri mu ikipe nka Kirehe cyangwa muri deuxième division w'imyaka wenda 18 20, ariko uzi umupira ushaka kuzamera nkawe kandi ushobora kuzaba umusitari. Niyo nama wamugira n'ibyo agomba kwirinda cyangwa gukora kugira ngo umupira w'amaguru uzamugirire akamaro? Inama namugira icya mbere ni ukubaha akazi ke, akagira discipline. Icya mbere muri kariyeri umupira ufite discipline, so ukirinda ibintu byinshi navuga ibiguruka ukanga kugendana nabyo, so ukareba imbere yawe by'umupira ubigeraho. Inama namugira ni uko umupira urarangira, ni igihe gitoya kandi ukanarangira, kandi iyo urangiye barakwibagirwa. So umuntu ukureba agukunda kuko akubona n'ibyo umukorera muri iyo myaka, ariko iyo umaze kuvuga ati narashyize godiyo hasi, haba hasigaye so wowe ni wowe usigaye noneho no kurwana na bwa buzima, nta wa muntu wongera kukwibuka. Urumva rero nizo nama namugira, uprofita muri ya mahirwe ufite. Niyo mpamvu ubona mfata icyemezo nkava muri iyo ekipe yari ikundwa n'abanyarwanda n'iki, nkajya ahandi. Si uko mba mvuze yuko mba mpinduye kuko ya ekipe nyanga cyangwa nayanze. Hari ababifata gutyo nk'umufana akabifata ko Rutanga yanga Rayon Sport, Rutanga ari iki ni kwa kundi n'iki, ariko hari icyo ngiye mba ndeba n'icyo nshaka. Twumva bavuga ngo burya ngo nta mukinnyi ugira ikipe afana, ikipe yose burya ngo wayikinira. Nta mukinnyi ugira wafana ute? Nta kazi ureba ahantu hagufitiye inyungu, ntabwo wajya mu bintu byo gufana. Rutanga, iyo umuntu akina umupira akundwa n'abantu benshi, ariko ubwo ndashaka kuvuga noneho ku bakobwa cyangwa abagore. Abakinnyi mukundwa n'abakobwa cyane, ndetse hari n'abo tujya twumva muri histoire z'abakobwa, ariko wowe uraza no kutubwira igihe washakiye ku myaka runaka wafashe icyemezo muri abakobwa benshi ufatamo umurongora umugira umugore. Iki kibazo cyangwa se iryo korosi baryigobotoye gute ko nzi ko abakinnyi mukundwa n'abakobwa rimwe rimwe bikaba byanabagiraho ingaruka muri performance cyangwa se mu mikinire yanyu? Urumva abakinnyi kubera ukuntu ababonekana ni nk'umuhanzi, so aba ari umusitari abazwi n'iki. Urumva igitsina gore kiragukunda, urakundwa, ufite ukuntu ukunzwe, ariko muri wowe iyo ushaka kubitsinda ushaka umurongo umwe ugenderamo. Ngiye maze imyaka 2 nshatse, urumva narabyirinze, si uko yenda nari mbabuze abankundaga, ariko ugeraho ugafata umwanzuro bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Muri ubwo buryo ngiye nabikoze. Umufasha wawe yakumenye muri football? Yamenye muri football. Amahirwe yo kumusanga hano ngo tunamubaza, ariko kuba barakumenye muri football se nk'uburetse gukina football we ntiyakureka? Oya, ntabwo yandeka, nta nubwo yankunze kwa football, urebye nta nubwo ntabwo yaranzi cyane, kuko twamenyanye ndakeka nari ntarazamura izina cyane ku buryo buri mukobwa yankurikira akurikiye n'iryo zina. So ntabwo narakinaga, ariko ntabwo nari naragera kuri rwa rugero rwo kuba wamenyekana n'igihugu cyose. Ubu ngubu ni nk'itanu rimwe. Hanyuma
bimeze bite gukina umupira w'amaguru ufite n'umugore bitandukaniye no gukina umupira w'amaguru uri umusore bisanzwe? So urumva iyo uri umusiribateri bitandukanye n'uko ukina ufite umugore. So umugore aragufasha gufasha muri bwa buryo bwo kwiyokipa. So uri umusiribateri hari igihe ushobora gusiba, nkanjye byambagaho, hari igihe nasibaga nk'imyitozo nkiryamira uyu munsi nkaruha, naba nanarushye nkiryamira mvuga ntabwo iz'ejo nzazikora, bitewe n'iki na byandi byo kugushuka, cyangwa nasohotse nijoro nkataha nijoro, nkataha ninze, urumva imyitozo iri mu gitondo, so ibitotsi bikamfata, nkaba yenda ntajya muri iyo myitozo. Ariko ubu ntabwo ariko byagenda, natinda se mvuga ko nagiye. So urumva n'ako kazi ugakora uvuga ngo hari abandi n'ibyo ngibyo mbikora, yenda n'ako kazi nkakora mvuga mfite umwana ngomba kugira, ngomba guhereza buri kimwe, uwo mugore nanyenewe buri kimwe. So ninsiba imyitozo se bararya iki? Niyo mpamvu rero ko atari wowe none uri kwikorera, uri gukorera n'abandi bazagukomokaho. ntajya ugeze ugera ukabona ugeze mu gihe ushobora kureka umupira, wenda simbizi wavunitse se, cyangwa ukabona mbese ukagicika intege bitewe n'impamvu runaka, ukabona umupira ugiye nko kuwureka, byigeze bikubaho? Wanjye ntabwo birambaho kuko ibihe byose nagize by'umupira ntabwo nigeze ngira imvune y'igihe kirekire. Nabyo nshimira Imana ko kugeza ubu ngubu ntabwo ndavunika igihe kirekire. Iyo mvunitse mvunika mu kwezi, so ni ya mvune itatuma utekereza ibintu byinshi. Tubwire ubuzima bw'umufutubareri nka Rutanga buba bumeze bute? Wenda uhere nko ku munsi wawe uko umeze, ku wa mbere kugera ku wa gatanu, wikendi ugatangira ikindi gihe, buba bumeze gute ubuzima bwawe? So urabona ubu ngubu butandukanye na mbere. Ubu ngubu ko tuvuge mu gihe wenda kitari icya covid, mu bihe bisanzwe ukina muri Rayon Sport, shampiyona irimo kuba, so iri kuba, rumva tuba dufite amamatch muri weekend. Ndi wa muntu ntabwo nkunda gusohoka, sinkunda kujya muri aya mabuwate, na ubuzima bwanjye ni ugukina no mu rugo. Ntabwo bivuze ko ntasohoka, ndasohokana na famiye, ariko ntabwo ndi wa muntu ujya kure y'akazi. Ntabwo njya kure y'akazi kanjye, kuko akenshi amasaha menshi mba ndi mu rugo, no muri ibi bihe mba ndi mu rugo. So akazi no mu rugo. Mba ndi mu rugo, nkakora imyitozo yanjye ku giti cyanjye. Nimba twakoze mu gitondo, hari igihe nza nkarya nkaruhuka nka 11:30 n'ebyiri, nkaba nashyiramo nk'agakote nkakora imyitozo yanjye ku giti cyanjye. So umunsi ukira nk'ejo. Hanyuma mu bintu ndabikokipa byo kwishimisha, ndabona ufite na televiziyo nziza nini, ese ureba iki? Ibindi bintu bitajyanye n'akazi, bitajyanye n'akazi, nshobora kwicara kuri televiziyo hari nk'amamatch yo mu Bwongereza, nkaba navana ku ya mbere nkageza nimugoroba. Nkunda kureba match kuri televiziyo, amfana Man U. Nshobora kureba match yenda abanzi barabizi, ni Barcelona. So nshobora kureba match nkaba nageza na nijoro arizo ndi kureba n'umugore. Rimwe na rimwe hari igihe bari gushaka ngo arebe za filime zabo z'amanuvera. So nkunda kureba match cyane, nicyo kintu nkunda. Iyo ndi mu rugo mba ndi kureba match, yaba yarangiye, nkunda kureba match cyane. Ariko n'ubuzima ni muri football gusa, hanze yawe nta wundi mukino ujya ureba, nta bindi bintu ureba se wenda bigushimisha cyangwa ibindi bintu ukora biri hanze ya football? Ntabyo navuga ko nkunda yenda nko kureba basket. Nakundaga kujya kuyireba Patriot.
n'amagare n'amagare ariko nyakunze vuba. hanyuma mu biribwa mu biryo ry'iki urarya iki njyewe ibiryo byose ko mbirya ndabirya usibye inyama. Inyama nizo ntarya ariko ibindi wapi numva abantu bose bazikunda ariko njye zarananiye. So njyewe rero naraziryaga ariko nka furutwa nkazana byo so ngeraho bimvamo mpitamo kubireka. Wasangaga maze kuzirya ndi nko kwikuba ngeraho ndabireka. Iyo nshaka ibindi ndya nk'ifi, so inkoko nshobora kuyirya ndayirya nayo ariko inyama z'inka zarananiye. muri football yo mu Rwanda n'indi mu Rwanda ku buryo abakinnyi bose bariwe mu kominika cyangwa se mushyikirana kenshi kurusha abandi? Ni Yannick Mukunzi na Barnabe. Mfite abashuti benshi ariko abo ngabo mbona bagenda gukina hanze nk'abantu baherekeza. Mfite abashuti benshi ariko abo ngabo nibo nshobora kuba namenya ubuzima bwabo buri kanya nabo bakamenya ubwanjye. Ariko cyane cyane Yannick ni umukinnyi twabanye tukiri abana muri akademi, turakurana tunabana mu nzu imwe, so dutandukana nuko yashatse nanjye nkashaka, ariko ubu ngubu akaba akina hanze. So urumva umuntu mugeraho mubana mu rugo muba muziranye byinshi. Mu bataka bose bakinnye mu Rwanda n'indi mwataka waguhabuye? So mwakinanye cyangwa mwagiye muhura? ni abataka navuga njye mbona ari Diarra. Nubwo twakinanaga, so Diarra ntago ari mu bundi buryo ko Diarra nta tekinike yari afite, so mu myitozo yaratuvunaga. Kumufata watahaga ufite nk'ibisebe inkokora, yatumaga mbese muri wowe ukanguka. Kuko wasangaga niyo twakinaga mu myitozo A na B, wasangaga abatoza batamushyira muri A kandi azabanzamo kugira ngo ahure natwe. Ahubwo yajyaga muri B agahura natwe muri A kugira ngo aduhe akazi adukangure. So ni muri ubwo buryo rero Diarra nagiye mutinya kuko yaduhaga akazi. Defenseur wemera mu Rwanda cyangwa wemeye vuga uti kabisa yego wowe urimo ukina kuri gatatu ariko sinshaka ko bivuga ukavuga undi? Ukina gatatu cyangwa n'umusantarari? Ni benshi atari umwe. So iri Rwatubyaye, Manzi Thierry na Ange, Mutsinzi Ange. So nibo bakinnyi na Faustin. Na Faustin nibo bakinnyi bose bagiye bafite karite kandi zitandukanye. Faustin afite karite ye, Thierry, Rwatubyaye, Ange. Urumva kandi nabo bakinnyi twagerageje gukinana, so niyo mpamvu mbwira abantu batatu mu buzima uvuga uti abantu iyo baba badahari wenda simba ngeze aha. Wa mbere kuri njyewe numva ni Kabarebe kuko niwe nakwita ko ari we kugeza ubu ngubu wenda nabyita kuba ari we, kuko niwe wadusapotinze muri akademi. So urumva yagiye amfasha yaba no mu nama n'iki. So urumva umuntu muri iyo base ushinga akademi twaravuganye navuga n'umutoza Andreas, kuko abatoza bose baramfashije ariko nawe n'umutoza wamfashe nkiri mutoya. Urumva muri akademi
anzamuramo anansaba kujya muri APR ko njye nawe nagize amahirwe yo kuva muri academy nzamukira muri APR nkuru nabanje kunyura mu Isonga, so urumva we yafashe APR agira uruhare rwo guhita nzana. So urumva niho nahise ntangira no gukinira. Wa gatatu navuga support ya buri muntu wese, aba bafana haba n'abatoza bose, abantu buri muntu wese uzirutanga wagiye unshyigikira muri aho ngaho muri gatatu ntarimo. Turagana ku musozo, ariko ikibazo cya nyuma ndakikubaza ku Mavubi. Amavubi Rutanga uyu munsi ntabwo ukunze kubanzamo, hari Mangwende n'ubundi wavuye muri APR amaze kugeramo buri mwanya wo gukina, ujya muri Rayon Sport urashininga uba kapiteni, ariko ntabwo urabasha muri ino minsi kwemeza neza kuri uriya mwanya wa gatatu mu kipe y'igihugu Amavubi. Uriya mwanya urawutekerezaho iki? Urabona uzawugarukaho cyangwa Mangwende wamuhaye umwanya bakina mu gihe runaka? Oya, ntabwo navuga ko namuhaye umwanya. Mangwende ni umukinnyi mwiza, no kuba ari gukina arabikwiye, so ntabwo bamubera cyangwa n'iki. Numva ari mu bihe byiza kuko nanjye mbere gatoya narakinaga, so nawe ubu ngubu niwe uri gukina, kandi aranabimerita kuko ari gukina, ari mu bihe byiza. So nanjye biransaba gukora kugira ngo mufate. Nta kindi kirimo cyangwa n'iki, murakora umwe agakina. So we ari mu bihe byiza, kandi umukinnyi uri mu bihe byiza aba agomba gukina. Ubona usigaje gukina imyaka ingahe ngo usoze umupira w'amaguru? Kugeza ubu ngubu mbona ntaragira icyo gitekerezo, kuko imbaraga ndacyazifite kandi ndi no mu myaka yo gukina. Uri umufutubareri ugeze muri ino myaka nibwo aba atangiye gukina neza. Nusoza umupira w'amaguru urumva uzakora iki? Yewe mbona nzajya mu gucuruza, nkibera nk'umucuruzi nanjye nkategeka. Kesha ifaranga. Nkishingira nk'akabizinesi. Rutanga, reka ngushimire cyane ku mwanya duhaye. Niba nta kindi wakongera ku kiganiro tugiranye nagira ngo ushimire. Murakoze cyane kuba mwamaye umwanya.